aramubwira ariko Imana imugira ubuntu imuha favor ikomeye cyane atangira kumubwiriza isi yose. Isi yose noneho ayimubwiriza inyuma y'amezi imyaka 2. nta kindi ababwira ati nimuze tubwire abantu ubutumwa bwiza bamenye Kristo kuko nibatamwakira rwose bafite judgment. Itariki ya mbere hari igikorwa kizabera i Kigali muri BK Arena. Itariki ya mbere z'ukwa gatatu. Icyo gikorwa ni igikorwa cy'itorero ry'u Rwanda cyaturutse umudamu wo muri Amerika yarasengaga arutabona itorero ryagiye. Yesu yajyanye itorero ariko abona abantu benshi cyane basigaye, ararira asenga avuga ngo Mana give us another chance, give us another chance. Akanguka ari mu nzozi none agira ubwoba aravuga ati se uzi ko bya bintu ari ukuri? Uzi ko Yesu azaza gutwara itorero? Uzi ko abantu benshi batamwemeye batamwizeye bazasigara ari benshi? Hanyuma arasenga atangira kumubiriza itorero. Amubiriza itorero ubwo yatangiye gukora umudamu icyo gihe afite itorero aravuga ngo abwira umugabo bararifunga batangira kubwira abantu mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, mubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Agenda abwira abantu anetworkinga, then ahura n'umushumba hano mu Rwanda aramubwira ariko Imana imugira ubuntu imuha favor ikomeye cyane atangira kumubwiriza isi yose. Isi yose noneho ayimubwiriza inyuma y'amezi imyaka 2. nta kindi ababwira ati nimuze tubwire abantu ubutumwa bwiza bamenye Kristo kuko nibatamwakira rwose bafite judgment. Tekereza ibyo bintu abantu benshi iyo dusomye Bibiliya na Yesu yarayivuze kuri Lazaro n'umutunzi. Ni Yesu ubwe yabyivugiye. Noneho umutunzi abonye Lazaro atangara, asanga we arimo arahantu habi undi arahantu heza. Noneho aravuga ngo wanyemereye nkajya kubwira bene data bene wacu ko ahantu undi ari habi cyane. Ariko baramubwira ati twasize abantu b'abahanuzi bashinzwe kubabwira nibatabumva nubwo uwo wapfuye ukagaruka ntabwo bazakumvira. Twasize abahanuzi aribo twebwe, nitutabwira bene wacu nukuvuga ngo one day bari ahantu bazakujajinga kubera iki turimo turasafaringa. Ariko hanyuma mu Rwanda twagira amahirwe yo kwakira Afrika yose kugira ngo bayimobilize bayibwire itorero riwe mu muhaguruke n'ubutumwa bwiza. Amakuru yaragiye gutya baravuga ariko muri kaminuza hari abantu bitwa GBI bakunda kuvuga ubutumwa bwiza. Siko bimeze. Abo bana bo muri kaminuza nimuzabasige, barampamagara barambwira ati ese ba bana banyu bavuga ubutumwa bwiza muri kaminuza barahari? Nawe ngo barahari. Haleluya, amen. Wabatuzaniye nabo bakaba pati itorero ry'u Rwanda kuri BK Arena. Abandi baragira kuri BK Arena. Nabwiye ariko bamwe bari kure abandi bari ati nta kibazo tuzabashakira imodoka babazane baze kuri BK Arena. Kuko nabo ni itorero ry'u Rwanda nabo barashaka ko twongera kandi gusubizamo imbaraga, bongere bagaruke hano bavuga ubutumwa bwiza kuri bagenzi babo.
Haleluya. Amen. Niyo rero bise Gather 25 muzayumva muri misi. Ndababwiza ntihazagire n'umwe usiba, mwiyandikishe kwa perezida. Hanyuma n'ikindi n'abari n'abandi bose bene wacu bari hano barimo barakorera Imana rwose muzabandike nta kibazo, kuko umubare babisabye ni munini, ariko nta kindi bashaka ngo umuriro wake muri mwe. Haleluya. Umuriro w'ivugabutumwa wake. Tekereza ubonye wa mwana mubana muri chambre, muri ghetto, wa mucuti wawe ukunda, umubyeyi wawe, umusaza wawe, one day itorero rigiye gasigara utarigeze umubwira Kristo. Bimwe mushiki wagera bimubajije namwe ngo ese wari uzi ko agakiza nuko bimeze? Umara imyaka tubana mu nzu ntacyo wigeze umbwira? Kubera icyo gihe nawe umunyeshuri, nawe ari muri kaminuza, mutinya ntizwa mutinya, katinya kumubwira Kristo. Nyuma agirirwa ubuntu, ahura n'undi muntu bari ku cyiciro kimwe, aramubwiriza arakizwe, araza arankunda. She condemned me. Kubera utambwiye Kristo byagiye. Kubera iki se watinze ko ibintu ari ubuzima bwiza buryoshye? Kubera ko utagize wimbwira. I was ashamed. Rero Imana ishimwe ko yimbwira akije. Iyo yimbwira none ameze nk'umutunzi na Lazaro, ntabasha kongera kandi kumubwira, arimo arasafaringa. Rero niyo mpamvu kuri ya jebe icyo tubereye hano ndabwira ngo imyaka 3 uzamara muri kaminuza, nibura hazaba undi mwana azamenya Kristo. Haleluya. Amen. Ikindi cya kabiri tubereye hano isamo turangije, turashaka kuvana mu mahame y'idini tukujyane mu gusabana na Kristo. Haleluya. Noneho usura mu idini uzajyane Kristo kurusha amahame y'idini. Haleluya. Kandi gusabana nawe ni mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu tubigisha cyane mu ijambo ry'Imana, ariko turashaka ngo twikorane imitwaro mu rugendo. Niyo mpamvu tuba breaking mu maserine, kugira ngo uzi ko mu itorero ushobora kuhaba utazi ko uri pfuye, ukasavinga bene data akubita keyboard, umupasiteri atazi ko nta nitike. Kubera iki? nta busabane bari, agafata n'amaboko ati bene data Imana imumugisha urakora Imana, ariko yenda kora Imana ko pastor wasengera basi nibura nanjye nzabona itike. Ariko icyo hano turashaka ubwo buzima muri Rio. Haleluya. Muri Rio dusengeranire, tukorere imitwaro, mbese nk'ibi ibintu biri pirate, ariko ubwo buzima muri mu ijambo ry'Imana ariko uba muri twe. Turashaka ngo niyo usohoka hano ibyo wiga bizagira akamaro, ubikore uhesha Imana icyubahiro. Amen. Reka duhaguruke, nizere ko iryo tangazo riryoshye. Wa gatandatu azaba ari afternoon. Shaka azababwira, azakumvikana perezida ababwire all details na logistics. Hari indirimbo nshaka turangirizaho agace kamwe naje numva rwose bwafasha, ndakunze kuririmba. Mucuranze mumfashe isoko y'amaraso. Isoko y'amaraso yawe
Ushimwe kandi